Okay, ugereranyije ni nk'indirimbo zingaho umaze gukora? ntabwo kapito cyangwa ku giti cyanjye. Wowe ku giti cyawe nka producer NC? Ah, zirarenga nk'indirimbo nka 200. Okay, ni nk'uwo muhanzi wakugoye cyane mu bo wibuka wakoreye? Ni nk'uwo muhanzi wakugoye cyane muri studio? Gusa navuga ko ari Indera. Hello beautiful people, welcome back. Iyi ni Kigali Magic. Uyu munsi twagarutse turi kumwe n'umuproducer ukomeye hano muri Kigali ukorera muri Capital Records, imwe mu nzu itunganya umuziki ikomeye hano muri Kigali. Araza kutubwira byinshi cyane kuri Capital, atubwire byinshi nk'umuproducer ukomeye hano mu gihugu, ukabona umuziki, byateganya byinshi ku muziki hano, mugira aho mujya, turacyari kumwe. MC karibu mu kiganiro cyacu. Murakoze. Aho watangira wibwira abantu bakurikiye Kigali Magic, abatakuzi, abakubonye bwa mbere, abakumva batarakubona. Amazina y'ababyeyi ni Ntihinyurwa NC Clement. Mu kazi ka production nkora buri munsi nkoresha NC Pro. Urakoze cyane. Hanyuma NC, inzu yawe y'umuziki wabibutse uko yitwa? Ni Capital Records Empire. Capital Records Empire ni studio itunganya ibihangano by'abahanzi batandukanye mu buryo bw'amajwi, amashusho, amafoto, ikafasha n'abahanzi gupromoting ibihangano byabo. Capital Records Empire, izina ryaje gute, ryakujemo gute? Gushaka ubundi izina ni kimwe mu bintu umushinga ubushingiyeho. Narishatse mbere y'uko ibaho. Nipropozaga amazina menshi n'abandi bakampropoza menshi, bakampa idea, biza kurangira muri ayo yose twemeje ko projet yitwa Capital Records. Umushingiye kuki? Sinzi batubwira story, uburyo impamvu mwarihisemo. Ushobora kurisobanura mu buryo bwinshi, ariko Capital ubundi slogan yacu uvuga ko impano yawe aricyo gishoro. Bishatse kuvuga iki rero? Capital nk'inzu yakira abahanzi batandukanye, dushaka kubisanisha ko impano zabo twakira ari nacyo gishoro cyabo. Okay, Capital imaze igihe kingana iki, yatangiye ryari? Si kinini cyane ariko nta nubwo ari gito, ko yatangiye mu mpera za 2016, itangirira i Remera mu Giporoso, hariya inyuma ya gare, imbere y'urusengero rwa Healing Center Church. Aha mwansanze Kabeza ni branch, ho hatangiye muri uyu mwaka mu mpera za 2019, niho hatangiye. Ni ukuvuga Capital imyaka ibaye 4. So ukurikije intego mwatangiranye cyangwa aho mwashaka kugera ubu ngubu, ugeze kuri rwego uvuga ngo kabisa nibura kangahe ku ijana ubu ngubu hari aho ngeze, wakiha amanota angahe? Tugenda tugira plan y'imyaka 5, ntirashira, ariko urwego turiho, expectations ni nziza dukurikije ibyo twashaka kugera muri iyo myaka 5. Ibyinshi twabigezeho nko kuri 80%. Iyo 20 isigaye, ubwo igihe gisigaye wenda ndakeka ko tuzabigeraho cyangwa tubirenze. Okay, ugereranyije ni nk'indirimbo zingaho umaze gukora? Ntabwo Capital cyangwa ku giti cyanjye. Wowe ku giti cyawe nka producer NC? Zirarenga nk'indirimbo nka 200, kubera ko mbere nakoraga buri munsi, ariko kazi kanjye ka buri munsi tugifite branch imwe, ariko ngubu ubwo zabaye branch zitandukanye, mfite n'abandi ba producteur benshi dufatanya, ariko nkanjye ku giti cyanjye ndumva na producing indirimbo zirenga 200, harimo iz'abantu ku giti cyabo, amakorari, amagroup atandukanye, zirarenga 200. Okay, hanyuma ni nk'abahe banzi twavuga b'ibyamamare hano bakomeye mu Rwanda umaze gukorera? Nagiye nkora ku ndirimbo nyinshi zitandukanye zakorewe muri Capital, cyane cyane mu mwaka wa 2018 twakoze indirimbo nyinshi ziganjemo iz'abaraperi, ko nanjye ndi umuraperi ubundi, nubwo atariyo ntuze iri primary,
ariko nawe ndi umuraperi. Urumva kubera connection mfitanye n'abaraperi benshi byatumye muri uwo mwaka dukora cyane indirimbo ziganjemo abaraperi, harimo ba Green P, icyo gihe murazi ukuntu baperformingaga neza, ba Jay Polly, ba Bulldog, ba Neg G The General, ba P-Fla, harimo abantu benshi twakoranye kabisa. Birumvikana. Ni uwuhe muhanzi mwakoranye cyane, mwakoranye nk'inshuro nyinshi cyane? Biragoye kuko bose abenshi twakoranye inshuro nyinshi cyane, ntabwo nahitamo uyu nguyu cyane, ni benshi. Ni nk'uwo muhanzi wakugoye cyane mu bo wibuka wakoreye? Ni nk'uwo muhanzi wakugoye cyane muri studio? Gusa navuga ko ari Ndera Kanumve. Buriya rero ngiye kubera ukuntu nkunda akazi kanjye, nanjye ubwanjye ndanagorana, bashaka dukora ikintu kiri perfect. Iyo byanze wenda twanabyihorera ahubwo tukazongera tukagifatira undi mwanya, ntabwo nabyita ko ari ukungora, ahubwo wenda hari nk'abantu dukorana ugasanga projet zabo zitwaye igihe kinini cyangwa se iminsi myinshi. Ndibuka nk'umuhanzi wenda witwa Racine, niwe wajya guza twakora nka projet yana igakubita ukwezi kurenga tuyikoraho kandi hafi ya buri munsi. Urumva ni umwe mu bantu twakoranye cyane, na n'ubu tugikorana. Ni n'umwe mu bantu twakoranye projet zifata umwanya munini ariko zikaba nziza of course. Ni nk'iyo ndirimbo yakugoye, agutwaye umwanya donc yakugoye? Reka numve. Hari Cypher twigeze gukora muri 2018, yarimo abahanzi bagera kuri 10, irimo ba baraperi bose nakubwiye. Iriya ndirimbo bayita Umuhanda 666, yamazemo nk'amezi arenga nk'5 tuyikoraho cyane ko yahuzaga abahanzi benshi batabonekeraga icyarimwe, buri wese ashaka ko party iba perfect, yaza kumva yakumva hari undi muntu bimeze ukuntu, bamwe bagasubiramo. Yatwaye igihe kinini kabisa, niyo ndirimbo yatwaye igihe kinini. Hanyuma ni indirimbo wakoze ukiha amanota nk'umuproducer ukavuga ati iyo ndayikoze kabisa nanjye ndemeye? Ni nyinshi ariko wenda iyo nibuka narakozeho Umuhanda 6 nawukozeho iranaperforminga neza. Hari indirimbo ya Pink yitwa Ituro. Pink ni umuraperi ariko ukora gospel. Iyo ndirimbo yitwa Ituro yahise yigira titre album, nayo yaperforminze neza. Hari Cypher ya Racine yitwa Imizi Cypher, nayo narayikoze igenda neza, iraperforminga neza. N'izindi za gospel. Hano ukorana n'abaproducer bangahe cyangwa abahe mwakoranye cyane batandukanye? Abo twakoranye ni benshi. Fazo Big Producer twarakoranye, n'ubu turacyakorana. Crack twarakoranye. DJ Lil nawe hari amaprojet yagiye aza gukoreramo hano, n'abandi benshi kuko dufite n'ishuri traininga abantu kuba producer. Abenshi iyo barangije rero baragaruka tukanakorana. N'ubu ngubu bari gukora ni abarangije muri Capital Records Academy, ubu baba producer turi gukorana. Aba producer ni benshi. Iryo shuri ryanyu ryatangiye ryari? Ryatangiye umwaka ushize wa 2019. Covid ije irishyiraho akagufuri, ubu ngubu tugiye kongera tugakureho ko wenda tubona ko ubukana bwayo buri gusa nk'ubugabanuka, ariko ryatangiye 2019 mu kwa 2. Hanyuma ishuri ryanyu mufasha abantu bameze bate, mubaha ubuhe bumenyi, hanyuma barimenya gute nk'abantu bakeneye kurigana? Dufasha abantu b'ingeri zose guhera ku bana b'imyaka 5
kugeza ku basaza n'abakecuru. Dufasha abantu bari mu byiciro bitandukanye bitewe n'ibyo bashaka kwiga, abakeneye kwiga video production, music production, gucuranga piano, gitari, music business, photography n'ibindi. Dukorera hano Kabeza, dukorera mu Giporoso, hano mu Baporoso, muri amashuri yo mu Baporoso, na hariya Capital Record ikorera n'ubundi nyuma ya gare. Urakoze cyane. Hanyuma nk'umuntu wabaye umaze mu muziki igihe kinini, ubona umuziki aho wari uri naho ugeze ubu ngubu ubibona gute? Ubona habura iki? Ubona ari iki gikenewe kwimprovinga? Nicyo wavugaho umuziki wo mu Rwanda muri iki gihe? Ngira mwarabibonye ko ibintu byose mu Rwanda iterambere ryabyo ryihuta, n'umuziki rero ntago navuga ko wasigaye inyuma, kubera ko ifashe music industry mu myaka 5 ishize, niyo ubu ngubu difference iragaragara. Ubu ngubu umuntu akora umuziki ukamutunga akanakira bitandukanye na mbere. Music ubu icyo navuga ni akazi nk'akandi kose, ni business nk'izindi zose, ni secteur iri kuzamuka kandi ku muvuduko wo hejuru. Merci NC. Hanyuma ufitiye imishinga, ufitiye projet mu minsi iri imbere, bakwitegeho iki, bakwitegureho iki? Ubu ngubu twari tumaze iminsi duhugiye mu irushanwa twateguye ryo kugaragaza impano nshyashya z'abahanzi batandukanye. Irushanwa ni Capital Talent Competition niko ryitwa. Ubu riri kuba ku nshuro yaryo ya mbere, ariko ni irushanwa ngarukamwaka. Ubu tugeze mu majonjora kwakira abashaka kuryitabira, byo byarangiranye n'ukwezi kwa 9, ariko muri December ejo bundi tuzatangaza abatsinze, tunategure second edition yaryo. Muri iyi minsi icyo duhugiyeho, ariko ubwo urumva ko ari na projet ikomeza igaruka buri mwaka. Okay, hari second edition muri gutegura, murayiteganya ryari? Ni umwaka utaha, muri sama nibwo duteganya kulaunchinga itangazo ihamagarira ababishaka bose kwitabira. Okay, ubwo ntibazacikwe babyumvishe, umwaka utaha barase uyu nguyu. Hanyuma iryo rushanwa ryanyu utsinze ahabwa iki, afashwa gute? Bigenda bitandukana bitewe of course n'amahirwe ari twagenda dutegura iyo edition. Ubu ku nshuro ya mbere uzaba uwa mbere afite guhembwa $200 agahabwa na contract y'umwaka. Capital Records imufite ansharije ku bijyanye no ku developer career ye nk'umuhanzi. Uwa kabiri tuzamukorera audio na video, wa gatatu tumukorere audio, abandi bose basigaye apfa kuba yararyitabiriye. Bazajya bakorerwa serivisi zose Capital Records itanga kuri 50% off, tuba kuriho 50%. Ubwo urumva umuntu wese waryitabiriye afitemo inyungu. Wow, ngira ngo bari kubyumva, ni irushanwa ryiza cyane, courage. Okay, hanyuma NC muri studio ngira ngo mujya muhuramo tubaze tumwe n'abahanzi cyangwa ingorane zimwe na zimwe. Niki niye nama wagira nk'umuhanzi cyangwa nk'umuntu ufite impano ubu ngubu uri kwitegura gutangira umuziki, kugira ngo naza muri studio nibura azabazi ngo bimeze bitya, yaza ameze gutyaza, ibintu nk'ibyo ukamugiraho, nagaki wamubwira muri make? Nimba wenda navuga ku bahanzi bafite gahunda yo gukora umuziki nk'akazi, nka business, na umushinga wose ugira uko wigwa, habaho kugishwa inama cyangwa se kugisha inama, ukanabitekerezaho mbere kugira ngo ufate intambwe ya mbere yo kuwutangira. Ni ukubanza agafigaringa neza projet agiye gukora, akagisha inama. Natwe Capital tugira abantu inama batandukanye yaba aje gukora yaba ataje gukora, iyo twegere tukugira inama kugira ngo wenda n'igihe uzakorera projet yawe izaze imeze neza, iri competitive. Ni ukubiha umwanya. Hanyuma producer NC, nihe state yawe? Uri marié, uri single, uri engaged?
hari impeta ubona bivuze iki? bivuze ko ndi single but I'm not searching. Why not searching? Kuko nyine ntago I'm not searching. Nta mwanya ubifitiye cyangwa urabiteganya hazaza? Tubwire nk'umuntu deje uri interested so amenye ko bimeze. Mfite umukunzi, turi mu mishinga nyine y'abakundanye. Umukunzi yitwa nde? Cyane ibanga. Nkubeshye kabisa nkubwiye ko nakubwira izina rye ntarabaza nimba kumuvuga mu itangazamakuru nta kibazo byamutera. Ntabwo byoroshye nta kibazo. Hanyuma hano mu Rwanda dufite aba producer benshi batandukanye. Ni nk'aba producer batatu wemera? Umuproducer yitwa Aaron Tunga, umuproducer mwiza kuri njyewe kabisa, ndamwemera. Mastora ndamwemera, ni umuhanga, aproducingaga ibintu byiza. N'abandi benshi ndabemera kabisa, producer bose bakora amahiti abahanga. U Rwanda rufite abaproducer benshi b'abahanga. Hanyuma mbere yo kuza mu muziki, mbere yo kuba producer, hari nk'umuproducer ndawarebaga akavuga ati umuproducer aranyinspira, cyangwa hari nk'ufata wenda nka role model watumye? Mbere yuko nza mu muziki nakundaga umuproducer witwa Dr. Dre. Na n'ubu ndacyamukunda. Ni umuproducer nakurikiraga hafi ya buri product yose yaririzingaga. Hanyuma nabahe bahanzi nka batatu wemera hano mu Rwanda? Yaba rap, abakora rap, abakora izindi njyana muri rusange. Batatu rero baba ari bake kuko nemera benshi. Abahanzi bose babashije gukora umuziki ushyira itafari ku muziki nyarwanda bose kabisa. Salute kabisa. Hanyuma producer NC, muri urugendo urimo wanyuzemo, hari imbogamizi wagiye uhura nazo? Ni nk'izi mbogamizi wahuye nazo zagukomereye cyane? Urabona music production najemo nk'umuproducer ariko nyizamo nanone nk'umu entrepreneur. Natangiye gukora music production n'undi nkorera muri Capital Records. Ubwo urumva gutangira nk'uko n'izindi business zose biba bitoroshye nako nyinshi, ntago byari byoroshye. Izo navuga ko ariyo mbogamizi nagize mu itangiriro. Hanyuma hanze y'umuziki, hanze y'inzu, hari ikindi kintu nawe ufite ukora mu buzima busanzwe? Nk'uko nababwiye ndi entrepreneur. Iyo mvuye muri studio nkurikirana n'indi mishinga myinshi itandukanye mba ndi kuraninga. Ndi n'umuhinzi buriya, hinga ibyayi, mpinga amashyamba, ndigisha abantu benshi baba bakomeza bampamagara bambaza iki n'iki byose. Iyo ntari muri studio mba ndi gukurikirana ibindi bikorwa byo kwiteza imbere. Ni nziza cyane. Hanyuma ni iki wasaba abanyarwanda, abanyamuziki muri rusange, cyangwa wababwira? Mbere na mbere nabashimira kuko urwego n'intambwe music yacu igezeho ni ukubera bo. Ubundi icyo nabasaba ni ukomeza kudushyigikira, gushyigikira abahanzi bacu, gushyigikira music industry yacu, nayo ikagenda izamuka kugeza igeze kuri level nyine abantu bayirimo life ihinduka. Hanyuma abakeneye kumenya amakuru kuri Capital cyangwa ku yindi mishinga iri imbere yanyu, ni nk'izihe mbuga mukoresha cyangwa contact? Hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye. Dufite YouTube channel dupostinga ibintu, amavideo yose n'amavideo dukora, yitwa Capital Nation Entertainment. Dufite page ya Facebook yitwa Capital Records Music Group. Instagram nayo ni Capital Nation Entertainment. Email ni capitalrecordsempire@gmail.com. Dufite na nimero ariko ya Capital, umuntu wese wabishaka yayihamagara ku bufasha bwawe bwose. Ni 07
88 90 79 34. Turamwitaba tukamuha ubusobanuro bwose yashaka kubaza. Yarakoze cyane. Hanyuma mbere yuko dusoza watubwiye ko uri n'umuraperi burya ufite impano yo kuririmba, ariko nabyita waduha akapera akantu gatoya. Njya gufata umwanzuro wo gukora muzika hari muri 2012 nibwo nashyize umuzigo hanze bwa mbere. Injyana nkunda kurusha izindi niyo nawe ukozemo hip hop game, injyana mfata nka mama w'izindi. Wow. Lorenz, so NC wakoze cyane. Nakoze nani. So mwakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Turacyari Kigali Magic. Ngira ngo nsabe buri wese ukunda ibiganiro byacu yakora subscribe, yakora like, then agakanda no kukazogera karaho hasi kugira ngo akomeze abone byinshi tumutegurira. Hanyuma rero ku bantu bifuza kwamamaza ibintu bitandukanye, yaba imyenda, yaba ibikorwa byawe ukora byose bitandukanye, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ziri aho hasi. Murakoze cyane.